ipfundo aruzingiye ipfundo aruzingiye. Nongereho ni ikintu kigaragarira buri muntu wese ndetse namwe ubwanyu murakibona ko mu byaha byose ubushinjacyaha buri mu kunshinja nabwo ubwabwo burahuzagurika. Ni ibyaha nabo ubwabo batazi icyo bandega, kuko ibyo banatangiye bandega uyu munsi nta naho binahuriye n'ibyo ndi bukuregwa uyu munsi. Batangiye bandega ibyaha bimwe nkabyisobanuraho bakabikuramo, ejo bagashaka ibindi nkabyisobanuraho, none namwe ubwanyu murabyibonera n'amaso yanyu ko mu by'ukuri aba bantu ibintu bandega nabo ubwabo bahuzagurika mu byo bavuga. Bameze nk'aho bari kunsubiza mu mazimwe, kubwira umuntu ngo subira mu bintu wavuze kandi yavugiye kuri publike ntabivugiye mu ibanga. Ni ibintu batakagombye kumbaza uyu munsi, niba koko umushinjacyaha yivugira ubwo ati ni Ikinyarwanda yavuze, ntabwo ari ururimi rw'amahanga yakoresheje, yakagombye kuba icyo Kinyarwanda yaracyumvishije, ntaba akindikira ngo navuze iki ngo bimusobanurire. Mu bigaragara rero ni ibintu byo kugenda bashakira ibyaha, kuko niba atinyuka akavuga ngo kereka ngo bandekuye ngo umunwa bakawufunga ngo amaboko ngo nawe ubwanyu mwumva ko ni imvugo mbi, ni imvugo zirimo menase zidakwiye kubwirwa umuntu zitakwiye kubwirwa umuntu w'umunyagihugu. Ntabwo harimo gukunda umuntu w'umunyagihugu, kuko niba ukunda igihugu ufata umubyeyi nkanjye ntiyarigeze nshaka gutoroka n'umunsi n'umwe, yewe n'izo video nari kuzivuga ndi hanze nari mfite pasiporo ntabwo byari kunanira. Nurangiza ushaka kunsabira igifungo kimfunga nta mpamvu ngo objectif bakunyohereza mageragere kugira ngo mbabare, nyamara nawe ubwawe wizi ko umutimanama wawe ibintu uri kunshinja cyose nta na kimwe kiricyo. Ndahamya neza ko umutimanama w'umushinjacyaha ubwe uzamutravaya kuba ashaka kunshinja ibinyoma, kandi abizi neza yuko ambeshyera, agashaka kunzanaho ibirego bya sheki ajya gutandukana umuntu wari ufite iyo sheki, ngewe abizi neza yuko ibyo bintu byose ari byo kumuhambiraho. Ese icyo kirego niba cyaratanzwe muri ribu yigeze impamagara ngo nisobanure kuri icyo kibazo? Ese na ribu yaramwimye ko natangiye mbibabaza kuva kare? Icyo kirego kuki kije uyu munsi? Mu gisuzumana ubushishozi mu bwenge bwanyu na conscience yanyu n'amategeko yanyu mwizeye nyakubahwa perezida w'urukiko. Wera muri 2018 kugeza muri 2020 uwo muri wera zito sheke y'itagaciro itatari yarabimenyeye akagerera mu kwezi kwa gatanu muri 2018. Ese ukwindagira ntahamagara nanjye ribu yarambuze ko nigeze mbona icyo kirego ngo nigere yiburana nigere yisobanura muha agaciro iki? Mwibaze nawe guhera mu kwezi kwa gatanu muri 2020. Ikindi cya kabiri, kuvuga ngo njye navuze amagambo ngo ayo magambo ngo yari agamije ngo yari guteza ibibazo, ngo yari guteza inkuru. Ninde muntu wishwe n'amagambo undi muntu yavuze? Ngo mvuge ko wenda iyo ntwaro y'amagambo nayikoresheje bigatuma umuntu runaka apfa? Ese kwitwaza ngo nahamagariraga abantu mu manifestation idamange mu mwanya ko nabasobanuriye ngitangira ko ndi umuntu simple no mu mudugudu kubwabo batari banzi ko navugishijwe n'agahinda k'abaturage bababaye. Ndi nkange wahamagaraga abaturage ngo bankurikiye bakaza tukajya gukora iyo manifestation. Ibyo ubwabyo bagombaga kumva ko umuntu bivuze nta gaciro ibyo bintu byahabwa. Sindi umuyobozi ngo mpamagara abaturage nyobora, nta n'ishyaka mfite ndimo. Narabibabwiye ngo mvuge ngo ndahamagara abanyeshyaka banjye banyoboke. Ninde wari kunyoboka? Niba ari kunkurikira? Ese kuki bataretse ngo icyo gikorwa kibeho, ahubwo bandegereye amakosa yabayemo? Niba baragikuriye icyo bandega kindi ni iki? Niba naravuze uburenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko nshinga nk'umunyagihugu, kumbaza ngo navugiye abantu nkandi, nabavugiye nk'umuturage ukunda igihugu cyanjye, kandi mpabwa n'uburenganzira n'itegeko nshinga kuvuga ibintu uko mbyumva n'uko mbibona.
uburenganzira bwanjye. Ntabwo rero mu by'ukuri ibyaha ashaka kunshinja ari byo, namwe ubwanyu murabibona, n'abantu bose babyumva barabibona ko ari ibintu byo kugenda bampindira kuko intego ni ugufungwa. Ni iki gituma bansabira gufungwa kandi nta cyaha kirimo kigaragara hano kifungisha? Ni ikihe cyaha kigaragara aha ngaha? Ni nayo mpamvu ntekereza ko n'abo baje iwanjye bikomerekeje ku bushake bwabo, wenda kugira ngo bambanire icyaha kuko nta cyaha bamboneraga. Kandi mubikurikiranye neza, umushinjacyaha hari ikintu avuze, aravuze ngo nabo ngo ni uburyo bwo kurindira umutekano muri gereza. Kuki mwirindira umutekano muri gereza? Igihugu cy'u Rwanda ntabwo gishobora kurinda umutekano w'umuturage uri hanze. Igihugu cyacu ntabwo gifite umutekano ku buryo kuncungira umutekano ari ukunjyana muri gereza. Kandi koko mu bigaragara bariya abantu binjiye iwanjye, nababwiye ngo nta hantu hamwe muzabona ribu ijya ahantu ni uko rw'umuntu ugiye ku mamoto. Sindigera mbibona n'umunsi n'umwe. Ari icyo gihe igihugu cyacu cyaba gikeneye bihambaye. Niba batabona imodoka yo kugendamo bagiye gufata umuntu bagatega moto zitazwi. Ni ukuvuga ngo abantu binjiye iwanjye baje nk'abasivili, bari bazanywe n'umugambi mubisha, baje kunkorera ikintu kibi kugira ngo bemere kwitwara ibi. Ni uko hari uwakomeretse, ubundi bagombaga gufatwa nk'abagizi ba nabi bamaze kunkorera umugambi mubi wari wateguwe n'abo bantu barwanya. Kandi bamuha ubusa, njye nta gikorwa kibi nigeze nshaka gukorera igihugu cyanjye. Iyo mbishaka nari gusohoka nkajya hanze nkasakuza nkavuga, ariko nari mu gihugu, navugiye mu gihugu kuko nari umunyagihugu kandi ugikunda utanateganya no kugihunga na rimwe. Kandi iyo nza kuba ndi umuntu w'umugome nshaka kuvuga nkunyuze mu gihugu ushaka kukivuga nabi, nari gutangaza ngateza ubwete umunsi bamurikiye ahoraga iwanjye, yarafashe minisiteri yimurira iwanjye, azanywe no guhora ntera ubwoba, ambwira ngo perezida wa repubulika yamubwiye ngo niceceke ngo cyangwa mfi. Akanyereka mesaje za Dani Mwiza yamubwiye ngo ararageze iwanjye, ngo yaranje ararageze iwanjye. Ati nyemerera dufatane ifoto, ati kugira ngo nyimwereke ko nahageze, ati kuko nintayimwereke nanjye barangike. Iyo ni tortire nyirakoreye nk'umuturage, kandi bagiye uburenganzira bwanjye bwo kuvuga ibyo mbona n'uko mbibona. Ntabwo bari bafite uburenganzira bwacyo. Njye nkabona rero mu by'ukuri baretse ibintu by'ubugome no kumvapingira ibirego n'ibiki, bashyira konsiyanse yabo ikabanza ikabemeza ikintu cyiza bagomba gukora, bakareka gukora ibintu bibi. Ikindi cya kabiri, babanje kunshinja ngo nkorana n'abantu bo hanze, ngo abo bita ibigarasha, ngo nibo bankoresha. Ibyo bintu barabisuzumye nyakubahwa perezida w'urukiko, babuze icyaha na kimwe kimfata, kuko nta muntu n'umwe mbere yo gusohora video navuganaga nawe muri abo bantu. No muri mesaje abantu bagiye banyandikira bambwira wenda bati wakoze, wadukoreye ubuvugizi, wagize neza. Ijambo nabasubizanya n'ijambo rimwe nababwiraga ngo murakoze, urakoze, Imana iguhe umugisha. Ndavuga ko batangiraga mesaje bavuga ati umunsi nitwa runaka ntuyahana. Bigaragara yuko rero abo bantu sinigeze nkorana nabo. No mu mamesaje bagiye babona, hari n'aho abantu nabo banyandikira bandikaga bambwira bati dore twabonye amakuru kuri wowe, kuri gikora nk'utagikorana na RIB, ahubwo uje gusenya opozisiyo. Bigaragara ko nabo ubwabo batanizera. Njye ntabwo nkorana n'abanzi b'igihugu, nta bantu bandi bankoresha bo hanze. Njyewe nakoze ibintu kubera esprit patriotisme, numvaga buri munyarwanda wese agomba kugira uburenganzira mu gihugu cye bungana n'ubundi, akishima, akanezerwa, akabona ibyo yakagombye kubona mu gihugu cye. Naho rero iby'ubushinjacyaha bunshinja byose ni ibinyoma, namwe ubwanyu murabibona n'amaso yanyu. Murakoze, nta kindi nakongeraho, gusa icyo mbasaba mwebwe mu bushishozi bwanyu, na konsiyanse yanyu n'amategeko yanyu mwize, n'ukwemera kwanyu ntazi, murahita mubibona ko ndengana. Aba basaba kumfungura mukirengagiza ibyo bambeshyera, mukandenganura mwebwe, mukamfungura nkajya mu rugo gasanga abana banjye. Nabivuze ibintu nta bimenyetso na bimwe nabasha kuzimiza. Video zanjye zirahari, zarasohotse mu rwego rw'isi hose ziravugwa. Nta muntu n'umwe
ntabwo ushobora kuzisiba uyu munsi. Telefone yanjye nibo bayifite, ibimenyetso byose barabishatse barabibuze, n'ibipapuro byanjye byose, amadokima yanjye yose ari mu maboko yabo. Ikintu nanjye kanjye baramfite, ariko uyu munsi mubishatse mwebwe nko gushinja nk'umucamanza mwandidera ngasanga abana banjye, kuko objectif niyo kumbabaza nta kindi, ariko mukarengera ko ndi umunyarwanda mwebwe, mukabona ko ndi umunyarwanda ukunda igihugu, mukandikura ngasanga abana banjye kuko nabo barangiriye. Nibyo nabasabaga, murakoze cyane. Ipfundo, uruzingi.